uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri no nimero 0788 93 24 14. Rob's Meadows Villa Apartment niwajura igisubizo. Uriya mwihorere amaze iminsi ahanze ari virale ku mbuga nkoranyambaga, ariko ibyo buriya naje kubitekerezaho. Harimo ifoto n'isura nzima yuko abanyarwanda duteye completely. Umunyarwanda gutangira gahoro yagusasiye gutya, urumva ariko kunaza kukurangiza ntabwo uza kubimenya. Musibe ejo bundi nabo buri weekend kantu twari turi yari yabaye inkuru, bari bazi yararwaye se shango yarari mise hashka. Ubwo tuvuge ko iriya video yakunze kugaruka. Oya ni ya kera. Ni ya kera ndabizi. Yego. Bati kubera iki uyu munsi inkuru ze ziri kuza kuri uyu munsi yari mbese byari twari tubiharaye abantu. Nicyo nyine nshaka kuvuga ko uriya mujama yarazwi wenda nyine ndakaza ahubwo ko Gasuzuki shaje yaravuze ko nabwiye umotari, ariko man kuki ntakibona aka Gasuzuki muri uyu mujyi. Wumva ko naho batari abantu Sarehe nyine wari untwaye. Yego. Ati se ntabwo uzi byabaye, turamujama namubonye ku mbonye bavuga ko yapfuye. Ntabwo bishoboka, ariko gihipi hapo wa mugani wa wundi witantuze ninde umwe uririmba kinyatrap ubushari ibintu bushara dunda aho ngaho ubona ibyo bushari ntiyajya kukubeshya kubita aho ngaho ibintu bigaturika gacuranga nabe ntagenda rwose ko umuziki uvuga nabo njya mu mutwe numva unjya mu mutwe ntitaye ku magambo arimo no ngo yeza agiye kuza, ariko urimo mutari mu muziki mwiza. Nakubwira ntazaza ariko ndagiye sinshaka kuva ibimena umutwe. Hashize imyaka rero 35 liberation itangiye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibi byo bivuze iki kugeza kuri uyu munsi 35? Navuga ko ari imyaka mashari myinshi pe. Umuntu arahaguruka gutya n'amaguru yabiri. Yego. Akakubwira ngo iyo myaka 35 muvuga haruna bigiramo ihangana, sibyo? Ngo nubundi ni FPR itaza. Ngibyo tubona byari kuba bihari. Byari kuba bihari se nironda koko mu ndangamuntu, nironda koko muri mwiringaniza mu mashuri, byari kuba bihari koko. Niba ari zuba rya virisi nako ryatuviriye, niba ari ibibazo by'ibyihebe twahuye nabyo buri kimwe cyose. So kuvuga ngo rero ngo ibintu byarikoze. Liberation zose ntabwo zigera ku ntsinzi. Hoya hari liberation zipfuba. None se imyaka ishize liberation yo mu Rwanda maze imyaka 4. Urumva kwikwega liberation yo muri Kongo izagiye zipfuba RCDS NDP M23 gutyo uri munsi imyaka 25. Akandi gakoryo kaba muri liberation yo mu Rwanda wenda abantu batitaho cyane gakunze kuba mu liberation yatandukanye na amacakubiri muri liberation. FPR inkotanyi Rwanda nicyo cyama navuga y'ukurikiye amateka y'ibindi byamakwisi cy'ama liberation cyahanyanyaje Rwanda kirangiza kidacitsemo ibice. Dushinga urubanza hano kuri zikamera. Iyi liberation ntabwo yatunguranye. Niba hari ikintu cyabayeho gushyuha umutwe mu gihugu, noneho nuko YouTube yari taraza mbega inkuru zari ku mihanda Sandrine mbazibuka ngeze uyu munsi. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turasuje umerere mu mpande zose z'isi, mwebwe mukunda ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Nukuri turabakunda cyane. Tukwe na Mashari n'umuntu wacu, umuntu wanyu nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo byo. Masha umeze neza? Uyu munsi meze neza. Ntacyo nshinja Imana. Yego. N'abantu nta manza mfitanye nabo. Imana n'abantu
bazakwibukira kuki nagiye heza nta kibazo mufitanye ni byiza cyane banyu bakaza nagiye he abandi se bibuka bagiye ushobora kujya muri Amerika ushobora kujya mu Bufaransa ushobora kujya ku isi ringari ntago mbiye mvuze nk'ahandi ugire urwibutso nabangusize unsigiye n'uruhi ese nakwibukira kuki cyabo bagenzi bake inshuti zanjye ntago bigeranya byende byo ko umuntu yatashye ariko uretse se amafaranga naguhaye nuko utarampande ubushize yo marsha okay wampaye shokora nawe nzakurabira nawe nzakora byose nukuri reka mvuge ngo uriya mama uramuzi Nyamajyambere Esperance Nyamajyambere Esperance yego sha nukuri ameze ate Imana imiruko ridashira n'umucecuru wavuze ngo ngahari nashonje oya uriya vango n'umwana mutwakaze uriya mwihorere amaze iminsi ahanze ari virale ku mbuga nkoranyambaga ariko ibye buriya naje kubitekerezaho Nyamajyambere Esperance arimo ifoto n'isura nzima y'uko abanyarwanda duteye completement Nyamajyambere yaratangiye atangira atuje abantu batedere rwose Nyamajyambere ako ukuntu yasawuje sande burya nawe niko uteye nanjye niko nteye dutangira tugenda gahoro tukarangiza Norvège muri vitesse ya kangahe donc umunyarwanda gutangira gahoro yagusasiye gutya urumva ako ukuntu aza kukurangiza ntabwo uza kubimenya ko Nyamajyambere yatangira ati rwose Nyamajyambere gutya gutya atako ibi hita putukana abantu amafaranga y'icyuzi yabonye amafaranga y'icyuzi yarapfuye yapfuye mu ijoro ryashize oya uriya mukecuru kandi mbikubwiye none se umusibejo bundi nabo buri weekend kantu twari turi yari yabaye inkuru bari bazi yararwaye se shango yari mise hashka ubwo tuvuge ko iriya video yakunze kugaruka oya ni ya kera ndabizi yego kuki inkuru ze mu cyumweru gishize zari zihanze dore ibintu abantu benshi bari kwibaza bati kubera iki uyu munsi inkuru ze ziri kuza kuri uyu munsi yari mbese byari twari tubiharaye abantu nicyo nyine nshaka kuvuga kuko nakubwiye ko muri sangwa se nabibwiye nabibwiye cyane ko muri weekend twari turi mu itime y'abantu benshi yego rabimbwiye iyo nkuru niyo yari igitaramo uko abantu bagiye ku meza uko abantu bavuyeho ari Nyamajyambere yego none se kuki ubwo bapfuye uyu munsi bigahura Shadisi nene nakoze agacalenje ki warakabonye hoya yo turebe shane naragakoze yo umuntu uzi ibyo kumvuga cyane akanzamura cyane azambona niyo mutangiye kujya muvuga abantu bakabura ubuzima ariko ni ikibazo ni ko batese abastari turebe byarambabaje nawe waragakoze cana shiramo intuze volume telefone se asha telefone ntabwo nazishobora pe zana hano wagiye umbara kunsebya menyereye ntuze tekino menyereye tekino kunsebya ko nawe mbanza mu minsi iri imbere ndi bugahagurukire menyereye tekino uzamagurukira umva wamwiganye ute ngaho nyumve wese wabonye Nyamajyambere ute umva mitsingi umwana wabega ko duseka mu byago rwose umwana wabega Shamarisha nababaye iyi nkuru nayumvishe nijoro ndahana ariko naharize ngewe umuntu wambabaje cyane uwo ntabwo nari muzi cyane ni wa musitari nakubwiye mu kamodoka k'icyatsi ntabwo niwe nabwiye cyane muri se yo kuri radiyo unyabaye icyo musitari hitabye Imana sha wamuje mu kamodoka gasuzuki k'icyatsi mu miryo kamwe kudutara dutukura kadatwikiriye yego yitwa nde arya izina rye ry'incanga ariko uramuzi agasuzuki kadasakaye kabaha agahema kaba gazenguruka k'umusitari yarapfuye ariko urakaza ryari bari nk'icyumweru bari bibiri bari bitatu uriya mujama yarazwi wenda nyine ndakaza ahubwo ako gasuzuki sha yaravuze ko nabwiye umumotari ariko mani kuki ntakibona aka gasuzuki muri uyu mujyi wumva ukuntu abantu batari abantu sarehe nyine wari untwaye yego ati sa ntabwo uzi ibyabaye turiya mujama namubonye kumva nkoranya bavuga ko yapfuye Nyamajyambere yaragiye uriya mujama aragiye uriya mujama yambaraga neza ahora ahumura niyo nzira ya twese yagiraga umuziki imidundo uvuga ngo ugira zira bafure imodoka yawe ntago zafungura udushumi tw'inkweto mu imodoka yagiye ukazanye muti nawe genda uvuze ibintu bisakuza
ubanza uri umuntu uzi wa adolescent ubugamije iki nawe haba bikiza ikiradiyo gisakuza nyine ubumva yuko ubangamiye warira oya kireka imyanda imbati mwese mwakabaye inshuti koko muravuza imiziki ako ndimbati ntandenganya ntarantwara mashambare nkigira mu ntarantwara ndabanyana nzi kopera nziramo gutya ngo ndeba bafure zirimo harimo bafure za hatari ese ubundi iyo uza kuba umuhanzi wari guhanga muyihe genre y'umuziki R&B RP hip hop buryo ugira amatiku ngombwa se amatiku nese hari umuntu muri hip hop utaririmba amatiku hip hop ahubwo based on true story abahanzi babari indimbo zo zi based on true story hari izindi ziba zirimo ibinyoma se yego ariko wa mugani ndagukunda nzapfeja birano kubeshya amata none kandi nawe uvuze ko ari ukubeshya none ngatangaye uransinze none se wajyureka umuntu nimurana abana uramukunda uzapfejo nyine oya R&B ni injyana nziza injyana y'imitomba injyana utereteramo injyana nyine nk'indirimbo za King James zose ziba zibeshya kuko ziba ziri mu rukundo rudashoboka indirimbo za King James indirimbo za Meddy iyo atari muri gospel indirimbo za The Ben ni ibinyoma gusa ariko bigamije kugira ngo ubuzima bw'umuntu bukomeze n'umuntu kugira ngo umuntu akubwize ukuri yakubeshya ubuzima bugakomeza abanga urukundo ngo umuntu ngazapfejo ari we uri Yezu se mwajya mureka ibyo story ngizo maze zishyira ku ruhande ntago bishoboka ariko gihipi hapo wa mugani wa wundi witantuze ninde umwe uririmba kinyatrap ubushari ibintu bushara dunda aho ngaho ubona ari ibyo bushari ntiyajya kukubeshya kubita aho ngaho ibintu bigaturika kavuga uzi indirimbo yitwa umwamuganje ntabwo nyize ni yande yari ya ba Jay Paul umwamuganje ntabwo nyize uzayumvirimo kuri ndaza kuyumva nta kibazo ndaza kuyumva Jay Paul namukundaga indirimbo zabo narazumvaga ariko nyine ntabwo nkunda kumva indirimbo kuko nizi by'umuziki kera nyine muto bitumye ndimo gukurikirana indirimbo uko abandi bakurikirana lyrics z'indirimbo z'amagambo agize indirimbo giye nkurikirana uko umuntu yacuranze umuziki burya mbarimo njoro umuziki ibyo bita instrument kuko ugengira ibyo bita niba ari oreille musicale iyo wishite ku buryo nijyaganya mu rusengero niba ari muri vivante niba ari he ariko mbase ko nirezera ariko ari ibintu twivuga amabi urukorayi rwarimba nabe nkitahira ntumvize icyigisho wacuranga nabe nkagenda rwose kuko umuziki uvuga nabo ndya mu mutwe numva ndya mu mutwe ntitaye ku magambo arimo nubwo ngo Yezu agiye kuza ariko mutari mu muziki mwiza nakubwira ntazaza ariko ndagiye sinshaka kumva ibimena umutwe twigire mu makuru masha hashize imyaka rero 35 liberation itangiye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda ibi byo bivuze iki kugeza kuri uyu munsi 35 navuga ko ari imyaka mashari myinshi pe kuko utayifite wumva ari myinshi ariko nkanjye yikubye kabiri n'imyaka mikeya oya ariko ni myinshi akareka ariko yakabaye myinshi kubera ko kera niba batarabihinduye niba ari ba OMS niba ari bahehe imyaka 35 uvuye mu cyiciro ugiye mu kindi cyane ntago ubukiri urubyiruko no kuvuga ngo rero urugamba rwatangijwe na FPR inkotanyi uyerikira imyaka y'amabyiruka gusa imyaka 35 yayizihije kenshi FPR inkotanyi ishinzwe 87 ariko turavuga mbega kuri liberation ubwayo urugamba rwo kubohora u Rwanda rutangiye kandi dufata urugero kubifatika urwo rugamba rwo kubohora u Rwanda rwagaragaje jenoside ukabitwara muri uwo mujyo urebye uyu munsi icyo wasaba umwana w'umukobwa cyangwa umusore wakuze neza cyangwa w'umugabo wakuze neza ibigwi wamusaba FPR inkotanyi irabyujuje kuko urumva icyo wamusaba nk'abanyarwanda sibyo uri nk'umubyeyi we n'urugero wamubaza akabanza niba hari akazu yari yashinga kandi niba ntacyo yakuburanye mu cyamushoboza ibyo ngibyo wamubaza ubwizigama afite niba yaratangiye gukora ku myaka nka 20 wamubaza abuzukuru wamubaza hari byinshi wamubaza reka tubivane muri ubwo tushyire muri politike uru rugamba rucomekeye kuri FPR inkotanyi ruruzukuruje senge ko kubeshya ufashe nka iyi mundi yari amagare maze kuba sibyo yego
kuko ibi ntabwo ushobora kubitekereza udatekereje muri 90 unabimbaza ntekereza muri 90 muri 90 ukareba uko u Rwanda rwari rumeze urumva ugahita ucomekaho kuri iyo prise mu ndi yari uyu munsi ntibikunda urumva ugafata uko mu buryo muri social abanyarwanda bari babanye nuko bameze uyu munsi harimo intera ingana gutara nko kuba wenda wava kuri Cairo ukajya Cape muri Afrika y'Epfo ni intera ndende cyane reka ntarakomeza nkubwire ko iyo tuvuga ku mpinduka zabaye muri liberation twe tuganira kuri politique dukunze guhura n'ibikwazo mu makomantere mu batubwira n'iki byose no mu bicunaguza batavuze urumva uzi ikintu batubwira Sandrine umuntu arahaguruka gute n'amaguru y'abiri akakubwira ngo iyo myaka 35 muvuga harano bigiramo ihangana sibyo ngo nubundi ni FPR itaza ngibyo tubona byari kuba bihari byari kuba bihari se nironda koko mu ndangamuntu nironda koko muri mwiringaniza mu mashuri byari kuba bihari koko are you sure byari kuba bihari iyo niba umuntu icyo gihe ndavuga kudushingira ku bintu byari bezo uyu munsi niba kuva ku Gisozi uza ku Muhima ya Maha wari twazaga cyangwa no kujya kwibaruza ngo wagize nguvuye muri Rubungo niba Rubungo niba nguje muri Nyarugenge byari kuba bihari se gute iyo hataze kuba impinduka za liberation abantu bagataha inimi impunzi zari hanze y'u Rwanda za 59 zari zamaze kugira miliyoni arenga 4 urumva iyo zidataha ko hariho politike kwagikiraho uri cyuzuye amazi ngo ntawushyira handi zimaze kuba miliyoni zingahe ikibazo kiba gihagaze gute kiba giteye gute mu buryo zari kuba zihari n'ibikorwa remezo tuvuga na tutagiye kuri mundi byari kuba bihari ikindi cya kabiri mbwira abantu nk'abo ngabo ko ndabizi bari benshi bajadirana ibintu nk'ibyo ngibyo buriya crise ya Somalia mu gihe cy'ubutegetsi bwa Siad Barre wayoboraga Somalia burya si crise ya Somalia yatunganye imyaka nayo yahagurutse muri icyo gihe muri za 90 urumva neza crise ya Somalia tugenda kunganya imyaka wayifataho urugero kugira ngo tutajya muri byinshi none se Somalia tujira tunganye yakwakira irushanwa ry'amagare mu buryo bw'umutekano birashoboka yakwakira na Tour do Somali abantu bakava he hose bakajya Kisimayo bakava Kisimayo bakajya hose amagare akazenguruka muri Al-Shabaab ibisa na Al-Shabaab se twabitunze n'ubu kandi bigikaruye amaso bya FDL n'iki byose habaye intambara z'abacengeza mu kimwe cyose hatagira uvuga ngo nta challenge zakurikiyeho challenge zakomeze kubaho niba ari zuba rya virisi nako ryatuviriye niba ari ibibazo by'ibyihebe twahuye nabyo buri kimwe cyose so kuvuga ngo rero ngo ibintu byarikoze abantu bajye bagerageza gushyira mu gaciro ko hari ibihugu bitateye intambwe ifatika muri icyo gihe muri angle nyinshi kandi bifite abantu bifite ikibazo kimwe cyose nabyo bitavuga se koko ubuzima bwageze aho ngaho ngo bababuze gukora oya ahubwo icyo nkundira bamwe mu bategetsi ujya utega amatwi ureba bidasanzwe biba no mu majambo y'abategetsi bandi ibira mpamvu mu Rwanda igikozwe cyose bagitwerera n'umuturage ubutegetsi bavuga ko ari umuturage wagikoze ahandi n'abutegetsi bwivuga ibi twakoze ibi ariko mu Rwanda ho bangorobamo n'umuturage nta wabisenya ndeba nta wagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo bibona involvement y'umuturage mu iterambere n'uruhare rwe so rero muri iyo myaka 35 ibyo wasanga n'umuntu w'umugabo w'igikwerere wawusanga no ku gihugu cy'u Rwanda n'imitegekere yacyo muri iyo myaka evidama harimo imyaka ine yanyuzemo intambara yo ya liberation yenyayo turavuga ku gihe yatangiriye ku tariki ya mbere Ukwakira iyo inde wenda isi igihugu kiba gipfukamye iyo myaka ine yabaye muri jenoside yakorewe abatutsi urumva ugiye korohereye ku nsinzire wabara 30 sofa almost 31 hafi n'ibiri akubikubiye hamwe kuko byose n'ubundi igihugu kiba cyavansa cyangwa se cya declina kigadeklina ubona ko ni ikintu gikomeye ikindi navuga muri aka kanya nuko liberation zose ntabwo zigera ku nsinzi hoya hari liberation zipfuba none se imyaka ishize liberation yo mu Rwanda amaze imyaka 4 urumva kwikwega liberation yo muri Kongo izagiye zipfuba RCD SNDP M23 gutyo uri umunsi imyaka hafi 25 ino myaka 25 isanga Kongo bari muri liberation urumva ahandi bari imyaka bakoze liberation igihe gito bakajya mu iterambere barimo bari gwiterambere z'icyo bagezeho ariko uyu munsi bo baracyari muri liberation itarafite isura n'icyerekezo uvuga utizarangira gutizaherera he so liberation yo mu Rwanda abantu bajye banabyumva uko byagenda kose mu myaka 4 uretse icyo cyasha jenoside yabayemo 94 ariko urebye abanyarwanda bakoze arrangement y'ibintu byabo mu buryo bwihuse intambara irihuta ibiganiro birihuta nubwo Habyarimana azemo kidobya
ntibishyirwe akanga kubishyira mu bikorwa, ariko nanone sipirite abantu bajya bayivugaho ntabwo bihwanye no kurwana intambara zitarangira, liberasiyo zitarangira. Seriously ibyo abantu bajya babivuga, liberasiyo mu Rwanda evidama yabaye successful, ariko ni kuri timing urumva igenda neza. Akandi gakoryo kaba muri liberasiyo mu Rwanda wenda abantu batitaho cyane gakunze kuba mu liberasiyo atandukanye ni amacakubiri muri liberasiyo. FPR inkotanyi Rwanda nicyo cyama navuga iyo ukurikiye amateka y'ibindi byama ku isi cy'ama liberasiyo cyahanyanyajije Rwanda kirangiza kidacitsemo ibice. Buriya rwose no gutajya mu byama bya liberasiyo ukajya mu mashyaka asanzwe facilement iyo ugiye nk'i Burundi ubona ngo Forodebu ya kanaka ukabona Forodebu ya kanaka bo hari ukuntu haba amashyaka kicamo ibice akajya amashyaka ya XY urumva ntago ari amashyaka menshi aticamo ibice uretse NRM, ariko nka NRM yo nabakiza besije bayihozemo bajya gushinga amashyaka niba UPC niba rihe sinibuka ishyaka rya Kiza besije ni rihe bambugisha muntu bahozemo urumva. Ariko iyi myaka 35 dislocation y'icyama cyakoze iyo liberation gucikamo ibice exagation nk'izo ntabwo zakonze kubaho, ntabwo navuga ko zanabayeho muri make. Nagashya burya liberation mu Rwanda yisangije n'abagiye babigerageza ba pasteur Bizimungu bashinga ubuyanja bakayumba basenga za RNC ntabwo byabahiriye, byahise bishya byose biragurumana. Hanyuma ibyo byinshi nabivuze, ariko rero twigarukire ku ngingo itangaje isekeje. Sandrine uyu munsi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu myaka 35 ubwonko bwanjye bwaturunye filime ariko isekeje itangaje. Sandrine nabwi sizi bakuri iki kiganiro cyo kuri iriya chano yanjye uzi ikintu atazakubeshya nubwo mukiri batoya, umuntu uzakubeshya ngo liberation y'u Rwanda yatunguye Habyarimana uzamuzanire Marshal dushinga urubanza hano kuri izi kamera. Iyi liberation ntabwo yatunguranye, niba hari ikintu cyabayeho gushyuha umutwe mu gihugu noneho nuko YouTube yari itaraza. Mbega inkuru zari ku mihanda Sandrine mbazibuka ngeze uyu munsi mbere nk'ukwezi imyaka 2 yuko liberation itangira. Sandrine harabanje havugwa ibyo dutero shuma two mu Mutara mu kitwaga Mutara urumva. Dutero shuma n'utuntu wumvaga radio zitavugaga, ariko abaho bahaturuka bakaba bakubwira bati urumva kuko habaga imishinga ikomeye cyane mu Mutara za Ovapam za ndende zose, kandi zo zagiraga abastaff batahe Kigali bagira gute bakavuga ati sha aho tuvuye hagiye tujya tuvuga ngo koco sibyo. Izo bitutero shuma muri iyo myaka yabanje habayemo no kuturayinga gucyura impunzi kwigutaha ubutegetsi bwa Habyarimana kwazisubiza inyuma. Ngira ngo iyo abiri on record ujye umva retired general James Kabarebe anagaruka ku gutaha kw'abatahaga bagasubirayo bamaze igihe gito y'ubutegetsi bwongeye kubirukana sibyo. Saga y'impunzi ziri hanze kuri side y'Umutara n'uriya murongo ntabwo yari yoroshye, abantu bari bageze igihe cyo kunyoterwa gutaha tambiye Kemar. Icyo kintu rwose ntabwo ubutegetsi bwatunguwe, byasomwaga mu ntuze mu bitangazamakuru byari biriho urumva. Munane bwa kudutero shuma ikindi navuga cyari kiriho mu baturage ku mihanda. Burya abanyarwanda barayagara inkuru zo ku mihanda zahozeho na kera inkuru za motari. Ni ikintu cy'ubuhanuzi bwaberaga ikibeho uretse ko bwanazamutse bukageza 94 kuzamura ko ababonekerwa yabaga atarahanuraga ibizima bigiye amaraso agiye kumeneka kugeza ubwo abaturage bicaraga bakajya bari mu kwezi ngo mwabonye cy'ukwezi kwa ngo gusa uyu munsi nibaza muri iyi minsi muri iyi myaka ko kwezi abantu batagiye ngo kwahindutsa amaraso, kandi sha ikintu umuntu yagushyizemo akakibona urumva ukwezi cyangwa izuba ntago biro bisa. Icyo gihe ubwira kabiri bwahabwaga impamvu ya politike urumva. Ndavuga amakuru yari ku mihanda muri iyo myaka barije 90 haba kwikubitiyemo rero noneho kizigenza bituruzinduko rwa Papa Yohana Paulo wa kabiri mu Rwanda aza Kamonyi hari akorera amasuka ajyana Nyandungu ari kiriya cyanye iriya parike nshyashya kuko niho yakiririwe hari kuri hepfo na Kimu iriya kaminuza yitwa Kimu. Ubundi kiriya kibanza cyahoze ari ikibanza cya parakomando bamanukiragaho mu mitaka bitorezaga kumanuka abasirikare b'Ikanombe. Hari parike ya Nyandungu nari ko hafi no kuba amasasu hose hari kibaya kinini cyane niho bamwakiriye. Munga bakavuga ngo papa igihugu agiyemo ngagasoma ubutaka ngo itakijyemo intambara urumva sha kuko papa yaje mu kwa 9 urugamba rutangira nyuma y'iminsi 25 urumva. Rero uhuje amakuru ari ku mihanda na realite y'ibintu turimo kuvugaho
icyo gihe abana bari muri ibyo twavuze none no kuvuga ngo n'inkuru zo ku mihanda zagiraga confirmation direct nta gutinda abantu bavuze ngo papa asomye ubutaka afite 3 weeks koko intambara igize gute iratangiye umuturage wazumubwira iki igihuha cyari kiri ngo papa araje papa yaje ngo intambara ikurikiye kandi koko yarakurikiye urumva bikunga mu by'ikibeho ikindi cyari kiriho ariko cyo ubona kidafite rezo ibindi byo wenda banabiharezo ukuntu ukavuga uti koko papa araje intambara iratangiye hariho kwiyubaka kwa makaritsiye mashyashya urumva ukunyine ubona nk'ikigali tuvuga tuti karitsiye ya Norvège yarahanzwe bashyashya Nyarutarama bwana yarahanzwe bashyashya ntabwo ari hari umujyi Kagugu Vision City Kagarama uriya mudugudu w'irebero uyu uri kuri rebero urumva bitanga no ba diaspora donc uko imijyi baho amakaritsiye agenda hango ariko nka Prince buriya uza hano bita kwitaba Butare buriya karitsiye yitaba yitirwa karitsiye y'inkotanyi kuko yashinzwe constantly bijyanye ni gutangira ku rugamba nazagira ubabeshya abantu batuye kuri Buye aho ruguru yamize iyo karitsiye yari shyashya 889 nibwo yarimo yubakwa urumva ubwo Kigali wahavuga izindi kuko nta mujyi utagira karitsiye nshya ndavuga giye aho nari nsobanukiwe neza kuko nubwo nabaga Kigali ko ni Butare narahazi so ubona amakaritsiye mashya rero yaravugwaga agatwererwa ibyo ngibyo abandi bakavanga hari ibyo bigenda bicukurwa kandi ko kugiye gushyira mu gaciro uko ubaka amakaritsiye mashya n'amazu mashyashya none se zitagira force butekana Kigali oya izi force butekana ku mazu inkuru zo ku muhanda cyo geza abantu zira force ngo nizo ngo zinkota zarundama abantu urumva yari amazu tubariya gorofa yuzuye niyo bazatahiramo niyo bazagira gute aho hose mujye ndimo kuvuga ndimo ku explica impamvu utavuga ngo urugamba wowe wimbwira ngo ngende gahoro ibyo mvuga iby'inkotanyi nanda twaravuga n'isaha yose ibyo nawe ingenza gahoro rero urumva no kuvuga ngo rero icyo gihe ibi bicikije bitera ikibazo niyo mpamvu ndimo kubwira ibi ngibi no kuvuga ngo rero nasaga nuhakana abavuga ko urugamba rwatunguranye no kubeshya icyo gihe itangazamakuru ryavugaga ibyo itangazamakuru ryarandikaga kuri ibyo ngibyo ariko reka nkubwire nta n'ibindi byinshi navuga birasa n'ibyo ngibyo ariko byagerekejwe n'uruzinduko rwa Museveni narwo asura Butare avuga ngo ntawatera u Rwanda ngo Uganda ikunde muri iyo myaka yakurikiye nibwo leta gisa Fred Rwigema yambaye ipeti rya General Major kandi mu kwambara ipeti rya General Major Habyarimana yari yagiye Bugande urumva so ni ibintu byinshi umuntu yavuga rero ugize impamvu kino kiganiro ngituye abantu bakuru bari muri za pansiyo ibi bintu ndimo kuvuga byose barabyumva ari nk'ibyejo ntabwo liberation rero yatunguranye rezo makita napfubye kandi ubwo nanjye hari semina bivuga byose hari nabazi byinshi kundusha ibyo bintu urumva semeze gute urumva ari nkuru zisekeje oya ntabwo zisekeje liberation irasekeje inkuru zo ku muhanda kuno zisekeje no ngo wazigarura zagira content iteye ubwoba yego abaturage baravuga kabisa ariko bagira amahirwe akantu bavuze kagahura n'ikintu bakavuga ati atsoke ntabwo twavugiye ubusa ni icyo umuntu yavuga gusa ni byinshi twavuga kuri uyu munsi gusa n'iminsi yawubanjirije na miki yawukurikiye nibagiwe ikindi urugamba rugitangira abantu bajya guhamba ngo Rwigema babikoreza imitumba ku misozi mu gihugu cyose ngo Rwigema yapfuye ngo urugamba rwarangiye ngo bagiye gushamba Rwigema urumva aho ngaho ni nyuma gato urugamba rutangiye kuko yarashwe ku itariki 2 z'ukwezi kwa 10 kandi barabizi nibwo hadutse za ndirimbo bangu ngabo z'u Rwanda mukomere inkotanyi ngo twazigize gute abaturage bari mu muruho wo kutamenya ngo urugamba rurerekera hehe ariko guse mu rugamba rwakurikiyeho nibwo za gatuna zafashwe ibirunga birafatwa ba bantu baririmbaga ya ndirimbo baserebura urumva ikibazo kiba kiravutse nanone ikintu kibazo nko kwikontrediza ubwira abaturage ko urugamba rwarangiye kandi rero buriya abaturage n'abana beza kuko muri iyo myaka abantu bagiye mu gisirikare ku bwinshi hari ukuntu abaturage nubwo amaradiyo yataraza bajye bamenyera imigendekere y'urugamba kubaho bagenda baburira ku rugamba gushyingura kugira gute kana kase ko yagiye kandi ko mwavuze ko urugamba inkotanyi mwazimaze ko yapfuye gutyo ibintu nk'ibyo ngibyo en fait habaye ikintu cyo kubrandika ko intambara irangiye kandi ahubwo ugiye kureba ari bwitangiye kandi ikurikiranye ibyanditse biva kandi nabwo Perezida Kagame yaramaze kuva muri Amerika aje gusubirira General Rwigema intambara noneho sasirakara hajyaho amasezerano n'ibiganiro bya Ansere hajyaho ibiganiro bya Badorite hajyaho
aho muri Serene niba nibuka neza no mu butu yavuze ngo ngaha amadolari inkotanyi ngo zireke kurwana ngo banza ngo zirwane ari inzara zituma zirwana atumva ibintu ariko urugamba rukomeza zakinihira zibaho ni byinshi umuntu yavuga ibyo bindi byaza mu gihe cy'amateka yo kwibohora niho byafitingamo neza ariko icyo nashaka kuvuga none hangaha nuko ku itariki 2 mu cyumweru cyakurikiye urugamba leta ya statinze ko ishoje urugamba irabiririmba abantu basana babyakiriye ariko baza gusanga ahubwo ruriho ruhinanye bisa nk'ibivuguruje leta kubyo yatangarije abaturage muri icyo gihe kandi dusoza uyu munsi hari inama irimo kubera muri New York bita UNGA cyangwa UNGA n'undi urugamba rwatangiye mu Rwanda iyo nama iriyo niyo mpamvu Habyarimana yasore indege agahita agaruka izi nama zibera muri Loni mu kwa 9 no mu kwa 10 kandi giye uko uwo munsi wanasaga gutya nkuko turi meze uyu munsi ndumva hari ku munsi wa 5 ndabyibuka neza hari ikirere nk'iki dufite uyu munsi so ubwo urumva hari ikintu nakomeza nkavuga nta kindi ndashoje dusangije amateka turagushimiye cyane pe dusangije amateka turagushimiye pe izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.